nibwo nabonye ko hari icyo nshobora kumumarira hari n'icyo nawamariye muhite mugahuza mwembi tukora itsinda noneho twumva ko byari bimeze ntabwo wibeshye twumvisha ari keza ndashaka noneho muduhuze mwembi ngaho natere mubabare bwa Yesu ungomeze inshuti bakunzi bacu mudukurikiye, iyi ni Mani Dukunda Media, njye ni Aime Pride. Uno munsi muri studio zacu twakiriye abahanzi babiri, baraza kutwibwira banatubwira icyabagenzaga, reka dutangire mutwibwira. Murakoze, njye nitwa Roberto. Njye nitwa Salome. Ni Salome na Roberto. Salome na Roberto, uno munsi mwaje muri studio za Mani Dukunda Media, ariko nabafatishije ari ahandi hantu mwari muvuye, nabonye muri kumwe nyine gutyo mugenda. Murakoze cyane, nyine nkuko turi abahanzi twahuye kugira ngo dukore indirimbo, nyine turi mu bikorwa byacu n'ubundi bya gihanzi. Tuvuye mu kazi. Muvuye mu kazi, hanyuma muri abahanzi ukora ku giti cyawe nawe agakora ku giti cye? Oya, ntago nkora ku giti cyanjye nawe ngakore ku giti cye. Nkuko twatangiye twivuga, dufite itsinda ririmba indirimbo z'Imana, gospel, twitwa Salome and Roberto, niko twitwa, haba aho wadushakira hose niko watubona twitwa Salome and Roberto. Niko itsinda ryanyu ryitwa. Kuri ubu ngubu ikibazo cy'amatsiko, Salome and Roberto bafite indirimbo zingahe zabo ubwabo bwite bamaze gukora? Kuva aho dutangiriye gukora dufite indirimbo zize kuri 3. Indirimbo 3. Muri izo 3 se hari indirimbo ishobora kuba iri mu buryo bwinshi, hari audio cyangwa se iri visuel. Hari muri izo 3 nimwe mwaba mufite igaragara ku buryo abantu bakurikiye Mani Dukunda Media twababwira tuti indirimbo yitwa gutya ya Salome and Roberto, mwishatse ahantu runaka mwayibona? Turayifite, iyo duheruka gukora inshyashya yitwa Umwungeri Mwiza, iragaragara, ifite amashusho. Hari n'izindi ebyiri zo ntabwo turazikorera amashusho, ariko nabwo nazo ni vuba. Umwungeri Mwiza niyo ndirimbo yanyu muherutse gukora. Uno munsi mbabonye nanone muvuye ngo mu kazi, mufite projet nshyashya muri gukora. Ese abantu bakurikiye Mani Dukunda Media bayitege mu gihe kingana gute? Murakoze cyane, dufite projet nshyashya turi gukora. Murabizi nkuko abahanzi ntabwo tujya turuhuka, dushishikazwa buri gihe no kugira ibyo tugeza ku badukunda n'abadukurikira kenshi. Dufite projet nshyashya rero iri hanze mu gihe kitarenze ibyumweru 2, niko navuga, izaba yasohotse. Projet nshyashya niba atari ibanga mwatubwira izina ryayo? Salome ni ibanga. Muyigize ibanga, muracyatwicisha amatsiko. Hanyuma hari ikibazo mfite nabariza buri wese ukurikiye Mani Dukunda Media nonaha yakwifuza kumenya kuri mwebwe. Itsinda Roberto, Salome Roberto, ni itsinda rimaze igihe kingana gute rikora? Itsinda Salome and Roberto ni itsinda rimaze igihe kingana amezi yageze muri 4. Twatangiye mu kwa 2 kugeza mu kwa 7, n'amezi ageze muri 5 tumaze dukora. Tukaba tumaze kugira indirimbo 3, urumva ko mu mezi 5 mufite indirimbo 3. Congratulations. Hanyuma hagati yanyu mwembi ninde wazanye igitekerezo cy'uko mwahura mugakorana, nyine mugakora itsinda rikora gospel? Sunindera. Roba. Ni wowe cyangwa ni njye? Bwa mbere tujya gukorana ntabwo byari biri muri gahunda ko tugiye gukora itsinda. Twakoranye nk'uko nshobora gukorana n'undi wari we wese cyangwa nawe agakorana n'undi wese, turavuga ati reka dukorane akaririmbo bisanzwe. Noneho ubwo twari kumara kugakora, wenda buri wese akikomereza ku giti cye gahunda ze, ariko tukimara kugakora gasohotse ukuntu kari kameze, kari keza cyane. Twahise tubona ko
no mu gihe cyo kugakora turi kungurana ibitekerezo, reka tuharirimbe gutya, reka tuharirimbe gutya, bose twumva ko hari icyo buri wese amariye mugenzi we, birangira dufashe umwanzuro wo gukorana. Nuko nguko byaje. Ni ukuvuga ngo indirimbo ya mbere mwakoranye mwari mutarabitsinda, iyo ndirimbo se iri hanze abantu bayibona? Yego, iyo ndirimbo twakoze bwa mbere tutarabitsinda yari featuring nk'uko yakorana n'abandi bantu cyangwa se nanjye nkaba nakorana n'abandi bantu, ariko ubwo byari icyo gihugu ntabwo sinzi ko byakunda ko njya ku giti cyanjye. Yitwa Roho wa Yezu Ntunganye, ni isengesho riherekeza Ukaristiya, bashobora kuyisanga kuri YouTube yacu Salome Roberto, irahari pe, iragaragara. Roho wa Yezu Ntunganye niyo ndirimbo ya mbere mwakoze muhitamo mudesida gukora itsinda. Hanyuma se urumva wari usanzwe gukora ku giti cyawe, nawe wari usanzwe gukora ku giti cyawe, Roberto niwe muntu wabonye mu bantu bose wigeze wumva baririmba cyangwa se mu bahuye nabo baririmba uravuga uti uyu muntu niwe numva twakorana itsinda? Ndashaka umare amatsiko umbwire impamvu wabonyemo Roberto kuba mwakorana itsinda. Ariko nabikubwiye kuva kare, nari nsanzwe nkora ama-featuring n'abandi. Igihe nakoraniye nawe rero nibwo nabonye ko hari icyo nshobora kumumarira, hari n'icyo nawe amariye. Nkurikije ibyo nari narakoze mbere, ibyo nakoranye n'abandi, ibyo nikoranye, nakoranye nawe mbona hari izindi mbaraga anyongerera bikaryoha kurusha uko ngewe njyenyine byari bimeze, bitandukanye ndetse n'ibyo nuko nakoranaga n'abandi nabwo bikamera, kandi nawe nuko byagenze. Duhitamo rero gukorana kugira ngo uburyohe bwiyongere. Roberto, ibyo mbwiye nawe nuko nguko byagenze. Wowe niki wumva cyatumye Salome umuhitamo mu bantu bose wari wakoranye nabo featuring cyangwa se abo wahuye nabo bose baririmba? Ntago najya kure y'ibyo avuze, kuko iyi project twakoze twagusobanuye ko byari featuring, ntago twapanze gukora itsinda, ariko twarabyumvishe twese twumva ko hari imitandukanye y'ibyo twe dusanzwe dukora. Ndavuga tuti aka kantu kabisa dukoze n'akandi tugakora n'akandi bishobora kutugirira akamaro, duhitamo kwikoranira gutyo. Yego, ibintu byiza cyane. Umuntu yakwibaza akurikiye Mani Dukunda Media ati se Salome na Roberto basengera muri idini, ese basengera mu idini rimwe, ese barahuye bahura gutyo gusa, umwe ari umuyisilamu undi ari umurokore, bakora itsinda, ese baririmba indirimbo navuga ko ni gospel ariko ishingiye ku idini cyangwa ni gospel idashingiye ku idini? Turirimba twese, tubarizwa muri Kiliziya Gatolika, ariko indirimbo turirimba ntago turirimbira abo mu idini ryacu gusa. Twebwe gahunda yacu turirimbira abantu bose, waba uri umukristo waba utari umukristo, turirimbira abantu bose. Message dutanga ntago igenewe abantu runaka bari aha ngaha, turirimbira abantu bose, ntago ari izo mu Kiliziya, ntago ari izo kuririmba mu misa, naho bishobotse ntacyo byaba bitwaye, ariko n'abandi bo muri indi dini nabo bariririmbye, nabo birabareba, ntago ari iby'umuntu umwe, ni iby'abantu bose. Roberto, ndashaka ngo undirimbire ka kantu waririmbye muririmbira indirimbo ya mbere, Salome yakumva agahita wumva arashaka ko mukora itsinda. Yari Roho wa Yezu Ntunganye. Ndashaka abantu bakurikiye Mani Dukunda Media dukurikiye nonaha mutega amatwi bumva ko kantu katumye Salome ahitamo Roberto nk'umuntu nyine bagiye gukorana itsinda. Urumva yari yarahuye n'abantu benshi cyane bakorana indirimbo, aravuga ati abangabo ntago byakunda, ageze kuri Roberto aravuga ati uyu ni wewe. Ako kantu uransharenjinze ariko ntekereza ko ahantu naririmbye muri Roho wa Yezu Ntunganye haravuga hati bubabare Yezu unkomeze, Yezu nyiribambe unyiteho. Donc aho hantu ndi kumwakompanya ni maririmba ibindi wenda sinzi nimba nawe yadushyiramo tweta twumva ibyo. Urumva wari kwakompanya we afite biri base, wari kumwakompanya. Ndashaka none dushyiramo ako kantu nawe twumva uko byagenze, nawe ugahita uvuga uti uyu ni we tugomba gukorana. Bubabare bwa Yezu unkomeze, Yezu nyiribambe unyiteho. Wow,
muhite mugahuza mwembi tukora itsinda noneho twumva ko byari bimeze urumva ako ngakora akaririmbye nawe arakaririmba muhitamo gukora itsinda noneho indirimbo ihita isohoka mwabaye itsinda ntabwo wibeshye kumvisha ari keza ndashaka noneho muduhuze mwembi ngaho natere mubabare bwa Yesu ungomeze Yesu nyiribambe unyiteho wow muranakaze byo rero itsinda ni Salome and Roberto bafite indirimbo nyinshi mwatubwiye ko mumaze gukora 3 n'izindi projet muri izo 3 ariko ndashaka mumbwiremo indirimbo imwe urumva iyo ngiyo niyo ya mbere mwahereyeho murangije muragenda muhita mukora indi miti y'amagospel nyinshi cyane zatumye nyine abantu bakunda itsinda Salome and Roberto muri izo 3 niyihe ndashaka kubaza Salome niyihe ndirimbo muri izo 3 wumva uvuga uti iyi ngiyi niyo yahagararira itsinda cyangwa se niyo ya present itsinda kuri uno munsi batubwiye ngo tuze turirimbira ahantu ya indi uvuga uti iyi ndirimbo ndabizi neza niyo iribuze kuzamuramo bon ntago nzi niba yarihagararira kuko kuko ari 3 harimo ukundiye ndavuga iyo wabonye iyo ngewe nakunze ntekereza ko wenda n'abandi ariyo bakunda ntago mbizi niyo bita urahirwa harimo amagambo meza akamelodi nako kararyohera ngewe na Roberto nako ndakeka nawe ari yakunda niyo ndirimbo yacu turi proud cyane kurusha izindi n'izindi turi proud yazo ariko iyo birarenze nawe ubwawe urayikunda bishatse kuvuga ngo nyuma yo kuyikora mwakoze audio yonyine nkuko mwabivuze nyuma yo kuyikora mukayishyira hanze mwabonye comment ziva mu nakwita abafana cyangwa se abakristo babakurikira ubwo niyo mwabonye nyine mubona ko ifite imbaraga muri community dukurije feedback gusa turebeye kuri feedback twavuga ko umwungere mwiza ariyo abantu bakunze cyane bakanayikurikira ariko ku giti cyanjye nge urahirwa nkuko yakoze abikubwira twarikunze cyane sinzi impamvu twayikunze kuko n'izindi nitwe twazikoze ariko twayikunze cyane pe wow ni ibintu byiza cyane ubu mu byumweru 2 babitege turabashishikariza n'abadukurikiye wenda bashobora kuba bakurikiye Mani Dukunda Media mu byumweru 2 turabasusurutsa cyane dufite byinshi tugiye kubagezaho kandi si no mu byumweru 2 gusa no mu gihe kirekire kizaza twiteguye gukomeza kubasusurutsa hanyuma ndumva itsinda ryanyu Roberto Salome rifite imbaraga hari ikintu muba mugomba kuba mufite mujyana muri studio kugira ngo mwishyure audio kugira ngo mwishyure video n'ibindi byose mukoresha nyine mu muziki murabyumva ni hehe mukura ubufasha ni hehe mukura ni iki kibatera imbaraga kuba mwakomeza gukora umuziki bon ngiye kugusubiza mu magambo makeya kandi ntumbaze ibindi byinshi dufite Imana yo mu ijuru itumenyera ibintu byose byo birahagije inkuka bivuze sintekereza ko umuntu ukorera Imana ari wenda nk'ukorera kampani runaka utegereje inyungu cyangwa utegereje umushahara cyangwa iki ntekereza ko ibintu by'Imana kuva aho tumaze gukora igihe twatangiye gukora byatweze ko dufite Imana yo mu ijuru tumenyera byose no kuvuga ngo ibyanyu birimo Imana supporters n'Imana yibaha ibintu urumva gutyo mushobora confusinga abakurikiye Mani Dukunda Media ariko twemera Imana sibyo twemera Imana kandi abantu benshi barayemera utayemera ngo urumva ntago turi kumwe rero iyo umuntu avuze ngo dufite Imana itumenyera byose umuntu wemera Imana aba yumvise dushatse kuvuga ntago ari ngombwa ko tujya muri detail ngo tubona amafaranga bikagenda gutyo tukayishyura dufite Imana hanyuma se umuziki mukora murabizi ko si mwenyine n'abandi barawukora kandi gukora umuziki akenshi abantu bawukora bawukunze cyangwa se bakora nka business ni nk'iyo mpamvu ibatera gukora umuziki purpose mufite ni iyihe ku muziki twatangiye muzika nkiristu niko nabyita ni muzika nkiristu dufite message
dushaka gutanga nyine mu bantu yo gukunda Imana. Twe icyatuzanye mu muziki ntabwo ari business, turiga turi abanyeshuri. Ikintu cya mbere dushyize imbere muri iyi minsi ni ishuri. Umuziki rero tuwukora ntabwo ari business gusa, uko iminsi igenda yicuma nyine birashoboka ko hari icyo bishobora kuzatumarira. Ntabwo twabirenza amaso nabyo, ariko ubu ngubu ntabwo tushoyemo umutima wacu wose nka business. Twebwe nyine tuwukora nyine nko gukangura imbaga y'abakirisitu cyangwa se n'abandi bose gukenera ubusho bwa Nyagasani. rero ni ukuvuga ngo umuziki muwukora nk'iyogezabutumwa mu yandi magambo, mukabikora kandi nka groupe, ibintu byiza cyane. Njye ku bwanjye nabaha congratulations, nkababwira ni paf. Hama Salome, hari ikintu nashaka kukwibariza tugera ku musozo, ni nk'icyo wabwira abakurikiye Mani Dukunda Media. Ndashaka ukibabwira ureba muri kamera. Icyo nababwira ni uko ndabakunda cyane, abakunzi bacu, abakunzi ba Mani Dukunda Media, twese turabakunda. Mukomeze mudushyigikire, mukomeze mukurikirane ibintu byacu, tubafitiye ibintu byiza cyane. Mani Dukunda Media ibafitiye gahunda nyinshi, abandi bahanzi, ibintu byiza cyane rwose, ntimukajye mucikwa. Nababwira gukora subscribe kuri channel ya Mani Dukunda Media, no kujya kuri YouTube ukareba handitse, ukandikamo Mani Dukunda Media, ugakora handitse subscribe, ukajya hirya ukareba akantu kameze nk'akazogera ugakoraho, kugira ngo niyazajya haza kandi kantu gashya uzajya ukabona. Murakoze cyane. Dusoza rero ndashaka kubaza Roberto, aratubwira aho ibihangano byabo twabisanga, umuntu wakenera ibihangano byabo aho yabikura, ama platform yose bibaho, kugira ngo abakurikirana itsinda Salome and Roberto babe babasha nyine kubabona biboroheye. Murakoze cyane. Dukora indirimbo tukazinyuza ahantu henshi cyane kugira ngo abashobora kuzikurikira babashe kuzibona. Dufite Instagram yacu yitwa Salome and Roberto 1, aho ushobora kubona uyu 1 rimwe ni rimwe, Salome and Roberto rimwe, ukabasha kubona indirimbo zacu zose ziba zihari, n'amafoto abashobora kudukurikira nyine barayabona. Dufite YouTube channel yitwa Salome and Roberto, aho naho indirimbo zacu zose zirahari, yaba za audio yaba n'iza video, kandi n'iza audio dufite tekereza kuzikora video mu minsi iri kuza. Aho ngaho rero bashobora kuzisanga, ahandi ntago ni ku maradiyo nyine bazikina ku buryo busanzwe bwa radio, kuri gahunda za radio. Murakoze. Barakoze cyane. Yari Salome and Roberto, itsinda rikora umuziki uhimbaza Imana kuri Mani Dukunda Media of course. Kanda subscribe kugira ngo ubone ibiganiro byinshi.